ku babyeyi bose ndetse kuri buri umwe wese uri kumva iyi nkuru, ndagusabira kugira ngo umwana uzabyara ntazaba umwana uzasibya izina ryawe cyangwa se ngo asebye umuryango. Ngiye kukubwira inkuru y'umwana w'umukobwa wo mu rusengero witwa Sandra. Uyu mwana w'umukobwa yari afite imyaka 19. Uyu mwana yari afite umutima mwiza cyane, umutima bagereranyaga nk'ahari ururabo rutajya rwandura. Uyu mwana yari afite iseko itangaje, ijwi rye ryari ryiza cyane, bari rigereranyaga nk'aho ari amazi aturutse mu ijuru. Umwana w'umukobwa yavugaga yitonze ndetse yavugaga amagambo meza ndetse aryohereye. Buri cyumweru iyo Sandra yabaga ari kuririmba mu rusengero, abantu bose babaga bari mu rusengero baracecekaga, ndetse n'abana b'abaderanje bari gukina bahitaga bahagarika gukina. Uyu mukobwa iyo yazamuraga amaboko agaterura akaririmba, buri umwe wese aho ngaho yahitaga ajya mu mwuka, ndetse bamwe aho ngaho batangiraga kurira kubera ibyishimo ndetse kubera amarangamutima. Umubyeyi umwe wari uri aho ngaho yaje kuvuga mu ijwi rito, aravuga ati uno mwana w'umukobwa ntabwo asanzwe. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yashyiragaho make-up, yambaraga ikanzu ndende igenda ikubura hasi, yambaraga nk'umwamikazi mu by'ukuri. Umusatsi we wahoraga upfutse, yagendaga gake gakeya ndetse yavugaga gake gakeya, ndetse agaseka inseko iri soft. Ntabwo yajyaga avuga cyane cyangwa se ngo aseke cyane. Iyo abandi babaga bari gukina n'abahungu, we yarasekaga yarangiza akirebera ku ruhande. Yari afite papa witwaga Paul Adam. Uyu mupasiteri yahagararaga imbere y'urusengero, imbere y'abakristo, akavuga mu ijwi riranguruye ndetse ari proud ati nimurebe umukobwa wanjye. Uyu mukobwa wanjye ni ikimenyetso kigaragaza yuko Imana ikiduha abakobwa beza. Iyo yamaraga kuvuga ayo magambo, urusengero rwose bakomaga mu mashyi. Ababyeyi ahangaha bari bakuze bahoraga basenga bakavuga bati Nyagasani uzamfashe umwana wanjye azakure nka Sandra. Noneho abagabo bakavuga bati uyu mukobwa umugabo wese uzamushaka azamuha amahoro. Uyu mwana w'umukobwa yasomaga Bibiliya buri munsi, ntabwo mu by'ukuri yari azi gusa verses, ntabwo yari azi imirongo, ahubwo yari azi n'icyo imirongo ivuze. Ubwo mama we rimwe yigeze kurwara, ntabwo yigeze ajya kwa muganga, yapfukamye imbere ye, arangije arasenga aravuga ati Nyagasani kiza mama wanjye. Mu gitondo mama we yarabaye muzima ameze neza. Abantu bose bizeraga yuko Sandra yarameze nk'aho ari umuntu uremwe mu buryo bw'ijuru, ari umuntu woherejwe waturutse mu ijuru. Bavugaga yuko ari umwana w'izabo, bavugaga ko ari umuriro umurika, ariko mu by'ukuri ntabwo bibeshyaga. Ariko icyo batari bazi ni uko niyo ukwezi kwaba kumurika cyane, kuba gufite uruhande rumwe rw'umukara rw'umwijima. Uruhande rw'uyu mukobwa Sandra rwari ruri hidden, rwari rwihishe, rucecetse, rutegereje. Ubwo rero Sandra yari abashije kubona amahirwe yo kujya kwiga muri university, urusengero rwose rwarabyinnye rurishima. Nuko papa warangije araterura aravuga ati Nyagasani yabikoze nanone. Mama we yararirimbye ndetse aririmba indirimbo y'ibyishimo. Bamugurira imyenda mishyashya, bamugurira akagazi ko guteka gatoya, bamugurira Bibiliya, ndetse bamugurira telefone kugira ngo ajye abasha communicatinga nabo. Nuko uyu mwana w'umukobwa mu bintu yapakinze bya mbere yabanje gupakinga Bible. Uyu mukobwa rero Sandra ubwo yarageze ku ishuri, icyumba yararagamo cyararagamo abandi bana b'abakobwa 4. 3 muri bo bari abana b'abanyamujyi, bari abana bavuga cyane, bakora ibintu bihuse, ndetse bari abana bafite imico itandukanye. Bambaraga utujipo tugufiya, bisigaga amaperfume ahumura cyane. Umwe yitwaga Doris, Amanda ndetse na Lola. Aba bakobwa baricaraga bagaseka cyane, bakundaga kwisiga za make-up, bagarukaga mu ijoro bakererewe, ndetse bakaza bafite inkoko, bafite imiceri, bafite ibyo kurya bitandukanye, ndetse bafite n'amacupa y'ibyo kunywa. Ubwo babaga bagiye, Sandra agumaga aho ngaho ari mu nguni apfukamye ari gusenga. Nuko umwe muri bo yaje kumwitegereza, arangije aravuga ati uno mukobwa ntabwo wamerewe neza kuba aha ngaha. Undi arangije aravuga ati mu izina rya Yesu Imana yirukaniye umudayimoni uwo ari we wese wazangaha. Uyu mwana w'umukobwa yarasengaga buri joro, buri gihe yabaga apfukamye ari gusenga, asenga mu ijwi rigufiya ndetse yegeranyije ibiganza.
nuko Doris yaramwitegereje arangije aravuga Mariya mutagatifu. Aratangiye nanone. Amanda nawe arangije ati umunsi umwe azatujoyininga, azajyana natwe. Bamaze kuvuga ayo magambo, Sandra yarasetse arangije arababwira ati Nyagasani ari kureba, Imana iri kureba. Nuko Nora arangije araseka cyane, arangije arababwira ati umukobwa wacu wo mu rusengero birangiye avuze, nimumukomere amashyi. Batangira kumumokinga, batangiye kumubwira amagambo amuserereza, ariko ntabwo uyu mwana w'umukobwa yagize ahinduka. Uyu mwana w'umukobwa yari agisoma Bibiliya buri gitondo, ndetse yari acyumva indirimbo za gospel zihimbaza Imana mbere yuko ajya ku ishuri. Yari agihamagara ababyeyi be buri cyumweru ubwo yabaga avuye mu materaniro. Uyu mwana w'umukobwa ijwi rye ryari rikiri calm, rituje cyane, ndetse ijwi rye wumvaga ari pure. Ubwo yari kuvugana na papa we, yaramubwiye ati papa, uyu munsi ijambo ry'Imana twize ryari rikomeye cyane, ryari ryiza cyane. Nuko papa arangije amubwira ati mwana wanjye, Imana ikumugisha. Niyo aba bakobwa babanaga nawe muri hostel babaga bari kuganira bavuga abagabo bahuye nabo ndetse n'ibyo bakoze ndetse n'amafaranga babahaye, Sandra yarabyirengagizaga byose. Ntabwo yumvaga ko aba bana b'abakobwa bari gukora ibintu nyabyo, ahubwo yumvaga bafitiye impuhwe. Nuko Amanda arangije aramwitegereza aramubaza ati se ntabwo ushaka byibuze kuryoshya ubuzima ho gatoya? Nuko Sandra arangije aramwitegereza aramubwira ati ubuzima ndi kuryoherwa nabwo, Imana irahagije kuri njyewe. Nuko Doris arangije aramubwira ati mu gihe kitari gito uzarambirwa. Ariko Sandra yari focused, ariko icyo atarazi, rimwe na rimwe ikigeragezo ntago gikomanga ngo gikomange gisakuza cyane, ahubwo ikigeragezo ari igihe kiza gahoro gahoro, ndetse kikaza gake gakeya kandi gityaye, ari na kibi cyane. Buri kimwe cyose cyari kimeze neza kugeza ubwo umunsi umwe bitagenze neza. Sandra ubwo yari yicaye ahangaha muri hostel, yasigaye wenyine afite telefone mu ntoki ategereje, ariko ntabwo yigeze abona umuntu wamwandikira cyangwa se ngo amuhamagare. Nta message n'imwe riturutse mu rugo, nta call. Yagerageje kuri refreshinga ngo arebe amafaranga afite kuri account, asanga afite 0.50. Yagerageje guhamagara papa we, ariko papa we ntiyamwitabye. Arongera amuhamagara, ariko ntago papa yabashije kumwitaba. Muri uwo mugoroba mama yamuhereje message ntoya, arangije amubwira ati my dear, ibintu bimeze nabi ngubu, tuzakohereza amafaranga vuba nga bishoboka, ihangane. Sandra yafashe telefone ariko yumva ko agira ngo telefone iri kumutwika, yumvaga telefone nkaho iri kumutwika. Atangiye kumva ibitugu bye biremereye, arangije yitegereza ibyo kurya yarasigaranye. Yarasigaranye agakombe gatoya k'umuceri, ndetse yarasigaranye akunyu gakeya, nta sukari yari afite, nta mata, ndetse nta n'akabiswi yarasigaranye. Nuko muri uwo mugoroba yabashije kurya agaceri kari gasigaye. Uyu mwana w'umukobwa yaricaye arya aka gaceri, ndetse afunga amaso kubera yuko yabonaga ko byanze bikunze bitangiye kumurangirana. Aha mu by'ukuri yatangiye kugira ubwoba. Nuko muri ako kanya Doris n'ababashuti barinjiye, bakimubona batangira guseka. Bahise batangira gufungura ibyo kurya bari bazanye bihumura neza, imiceri myiza, amafi, inkoko, amafiriti, ndetse bazanye n'ibyo kunywa. Uwo muhumuro watangiye gusakara aho ngaho muri icyo cyumba nk'aho ari parfum. Muri ako kanya igifu cya Sandra cyatangiye kumuhinduka. Arangije yifata ku gituza, arangije arivugisha ati Nyagasani azagena. Nuko umunsi wakurikiyeho yaje kujya guguza amafaranga umushito witwa Grace. Aravuga ati ndakwinginze Grace, nguriza amafaranga nzakwishyura vuba bishoboka. Grace arangije aramubwira ati nta kibazo, ariko aya mafaranga nguhaye ni aya nyuma. Sandra yafashe amafaranga ayakoresha neza. Yaragiye agura agakombe kamwe k'umuceri, arangije agura n'utunyobwa dukeya, ndetse agura udushashi 2 tw'amazi. Aho ngaho amafaranga yararangiye. Ariko mu cyumweru cya gatatu umuceri wari wongeye urashira. Uyu mwana w'umukobwa wa mubiri we wahoraga waka umeze neza watangiye kugenda uhinduka. Amaso yatangiye kugaragara nk'aho ari umuntu ucitse intege. Ijoro ryose ntabwo yabashaga gusinzira. Umusego yiseguraga wahoraga huzuye amarira.
ahangaha rero ntabwo yaragihamagara mu rugo ndetse nta nubwo yaragishaka kugira ubwoba bwabo. Ahangaha noneho yari ari ku buribwe apfukamye agasenga Imana akavuga ati nyagasani ndakwinginze mfungurira imiryango, ariko aho kugira ngo umuryango ufunguke hari ikintu kindi cyafungutse, hari ikintu atigeze atekereza yuko cyafungutse. Muri uwo mugoroba ahangaha icyumba cyabo cyari gicanye, bari bapureyinze umuziki, bari kumva umuziki uri low, bakobwa barimo bambara bitegura gusohoka, barimo baseka bafite ibyishimo byinshi cyane, bari excited. Doris yari arimo abyina, ari kubyina imbere ya miruwari ndetse yari afite ikanzu iri gold. Arangije kugira ngo ayambara ayifata ayihereza Sandra, aramubwira ati ambariye ikanzu byibuze ijoro rimwe uraza kurya, uraza guseka, nkumva nta muntu n'umwe uri bugukoreho, wowe icyo ngusabye ambara use neza. Sandra arangije yitegereza ya kanzu, iyi kanzu mu by'ukuri yaraburiyaga, yari imeze nkaho iriho inyenyeri, ariko arangije azunguza umutwe gake gakeya, arangije aramubwira ati ntabwo ndi umuntu utekereza ko ndi we. Doris arangije aramwitegereza azunguza umutwe, aramubwira ati ibyo birakureba mukobwa wo mu rusengero. Bahise babyirengagiza batangira kwambara nk'abasitari bakina filime. Amanda yambaye ikanzu y'umutuku, batangira kwitera amapafiyumu ahumura neza cyane. Barangije bava aho ngaho, Sandra yasigaye aho ngaho yicaye wenyine. Arangije afata ya telefone ye, agiye kubona battery iratukura, umuriro ugiye gushiramo, ndetse nta na airtime yari afite. Ahangaha kuri akawunti ye nta mafaranga yari ariho, ndetse padi yakoreshaga murabizi by'abakobwa ntabwo yarakizifite. Icyo yari asigaye akora, yakoreshaga agatambaro muri ya minsi y'abakobwa. Uyu mwana w'umukobwa iminwa ye yari yumye, afite inyota, ndetse igifu cye cyari kiri mu busa. Umwana w'umukobwa yarahagurutse, arangije yitegereza ya kanzu bamuhaye, arayireba, arakomeza aritegereza, yatangiye kugenda ayikoraho areba ubwiza bwayo. Arangije arayiterura, arayiyegereza, arangije atangiye kwivugisha, aravuga ati byibuze rimwe ryonyine mu buzima. Mu minota mikeya Doris wa mukobwa yaje kugaruka, yari yibagiwe lipstick. Akinjira yabonye Sandra afite ya kanzu yamusigiye, arangije aramubwira ati nari nabimenye kuri butujoyininge. Ubwo Sandra yari atarahindura n'intekerezo, Amanda yahise amufata amwicaza hasi imbere ya miruwari, aramubwira ati reka twutunganyirize imisatsi. Laura nawe arangije atangira kumukorera make-up, aramubwira ati ntunyeganyege, tugiye kugukoraho ugaragare neza nk'umuriro. Barangije baramutunganya vuba vuba, barangije bamutera perfume. Sandra yaricaye aho ngaho ameze nk'aho ari stati, umutima we uri gutera cyane. Ubwo rero bari basoje kumutunganya, barangije bahindukiza miruwari, baramwereka umukobwa yari arimo areba imbere ye, yari afite iminwa itukura, bari bamwambitse amaherena abengerana, bari bamuteye make-up, afite skin isa neza cyane. Ikanzu bari bamwambitse yari imufashe wagira ngo yadodewe ku mubiri we. Uyu mukobwa mu by'ukuri ahangaha ntabwo yagaragaraga nk'umukobwa wa pasiteri. Doris arangije aramwegera, arangije aramwongorera ati urareba nabi cyane. Sandra ahangaha ntabwo yasetse, nta nubwo yigeze avuga, ahubwo yaracecetse. Yaramubwiye ati uyu mukobwa ubona muri miruwari ni umukobwa udasanzwe. Sandra yari yamusezeranyije yuko nta muntu uri bumukoreho. Muri iryo joro saa 3:30 imodoka y'umukara yaje kugera aho ngaho ku mahosteli babagamo. Iyi modoka yari ndende, ibengerana, isa neza, ari y'agaciro, ndetse ifite ibirahure bibiri fime. Umushoferi ntabwo yavugaga, yahagaritse imodoka arangije afungura imiryango. Umuziki wari uri muri iyi modoka wari soft. Doris, Amanda, Laura ndetse na Sandra bahise binjira muri iyo modoka nk'abamikazi. Sandra yari yicayemo hagati acecetse, nuko Doris arangije amuhereza ikirahure kirimo icyo kunywa, arangije amubwira ati nywaho gakeya biraza kugufasha ubashe guseka. Sandra arangije anywaho, arangije avuga ati biraryohereye, ariko yumva bitangiye kumutwikamo imbere. Ahangaha yarakoroye, arangije asekamo gakeya. Imodoka yarakomeje, irangije iragenda ihagarara imbere ya club nini cyane. Iyi club mu by'ukuri yari club nini cyane, ndetse ifite amatara yizengurutse. Mu imbere buri kimwe cyose cyarihutaga, umuziki mwinshi cyane, abantu bari guseka, abandi bishimye bari kubyina, ndetse n'abakobwa bari kubyinira abagabo. Nuko Doris arangije afata ukuboko kwa Sandra, aramubwira ati ntugire ubwoba, humura ahangaha urarinzwe. Ubwo rero barinjiye, barakomeza baratambuka binjira muri club. Barangije barakomeza binjira ahantu hasa nkaho hacecetse,
ndetse hari intebe ubona ko ziri VIP, ndetse hari ibyo kunywa bikonje. Nuko umugabo umwe arangije akibabona bageze arahaguruka. Uyu mugabo yarakuze ndetse yari yambaye neza cyane. Uyu mugabo agihaguruka, Sandra yesi yumva perfume uyu mugabo yari yiteye, yumvira mutacinze. Nuko wa mugabo arangije amubaza ati uri umukobwa wa pasiteri? Ibi ngibi bimaje ari guseka. Uyu mugabo yavuze n'ijwi riri calm rituje nk'umuntu usanzwe ukora ibi bintu. Nuko Sandra n'udusoni arangije araseka. Nuko Doris wa mushuti wa Sandra arangije aramubwira ati uyu bamwita Philip. Nuko barangije baricara. Nuko Philip arangije amuha icyo kunywa, barangije batangira guseka. Nuko yatangiye kumubaza ibibazo ahangaha, atangira kumubaza aho yize, ndetse atangira kumubaza ibyo akunda. Uyu mugabo yakomeje kumwitegereza, aramwitegereza cyane. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye guseka, atangira kurya ibyo kurya byinshi cyane, yarabyinyemo gakeya. None ubwo uyu mwana w'umukobwa yaramaze kunanirwa, wa mugabo yamufashe mu rukenyerero, arangira amubwira ati reka nkujyana ahantu hatuje uruhuke. Bavuye aho ngaho kuri club, arangije amujyana kuri hoteli. Sandra rero arinjira mu cyumba, arahagarara, atangira kwitegereza, asa n'umuntu watunguwe ufite n'ubwoba. Ahangaha hari igitanda kinini cyane, ndetse amatara yari soft, amatara ubona ko atamurika cyane. Yarahagaze ananirwa gutambuka gutera indi ntambwe. Nuko Philip arangije aramubwira ati humura ndita kuri buri kimwe cyose. Ibi ngibi yabivuze amwegera, aramubwira ati kuri kumwe nanjye uri safe, urarinzwe. Sandra arangije yitegeza ku rugi, telefone ye mu by'ukuri yari yazimye. Ahangaha yarahagaze nta mafaranga arafite yo kuba yamusubiza aho aba kuri hosteli, ndetse nta na airtime yari afite, ndetse nta muntu n'umwe yari kubona ayahamagara. Ahangaha yaguye mu mutego. Nuko Philip arangije amufata mu rukenyerero, arangije aramukurura, arangije araseka aramubwira ati relaxing, atuza. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kumva mu gituza cye ndetse no mu bwonko bwe hatangiye kuzamo amagambo mama yajyaga amubwira. Mama yaramubwiraga ati dayimoni aguheresha ikiganza kimwe ariko akagutwarisha ibyawe byose ikindi. Sandra aranga yatangiye kurira, ariko nubwo yari ari kurira, iki cyari igiciro kandi nta mahitamo yari afite yo kuvuga ngo oya. Nuko nyuma y'iryo joro Sandra ntabwo yagize arira, nta nubwo yagize abivugaho ibyamubayeho. Mu gitondo cyakurikiyeho Sandra yogeje isura ye, ndetse yambara ya kanzu ye ndende yajyanaga gusenga, arangiza ajya mu ishuri nkaho nta kintu cyabaye. Nuko abakobwa babanaga nawe barangije baramwitegereza baraseka. Nuko Doris arangije aravuga ati byarangiye noneho uyu ni umwe muri twebwe. Ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yari yabaye umwe muri bo koko. Nuko uwa gatanu wakurikiyeho barongeye basubira hanze bakishobora gusohoka, ndetse uwa gatanu wundi wakurikiyeho barongeye bagenda. Sandra noneho ntabwo yari kicara mu nguni ari kubitegereza, ahubwo yahoraga imbere ya muruwari arimo yitunganya, yitera perfume ndetse yishyiraho lipstick, akitera perfume zimwe zituma ba basore ahubwo bongera bakagaruka. Ntabwo yari acyambara amakanzu maremare, yatangiye kujyambara amakanzu magufi aho ngaho, ndetse za lipstick zitukura zahoraga ku munwa we. Uyu mukobwa mu by'ukuri yatangiye kwinjira muri game ameze nkaho ari injangwe ifite ibanga. Sandra ahangaha rero yaje guhinduka abakobwa babiri ariko bari mu mubiri umwe. Mu gitondo yari Sandra wa wundi wa kera, Sandra ubyuka afite Bibiliya mu ntoki, yambaye ikanzu ndende ndetse afunze amaso ari gusenga. Ryajwi rye ryari kiri soft, ndetse amasengesho yarakiri deep. Uyu mukobwa yarakijya ku rusengero, ndetse yarakicara imbere mu rusengero, ndetse uyu mukobwa yaragisakuza akazamura ijwi mu rusengero agatangira ati haleluya. Ariko ubwo ijoro ryabaga riguye, wa Sandra wundi yarazaga agasimbura wa Sandra wari uri mu rusengero. Nagushimiye rero kubana nanjye kuva ku itangira kugera ku iherezo ry'inkuru. Nizere ko wayikunze. Iki ni igice cya mbere cy'iyi nkuru. Nimba ushaka igice cya kabiri nyandikira muri comment section uti igice cya kabiri ndakigukorera. Wakoze guhitamo Behind Words Show. Nimba utarakora subscribe kanda subscribe, ndetse ukanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. Ndagushimira cyane umwanya wawe wampaye ukanyumva, ndetse ndagushimira ukanda like ndetse ugasharinga link ukayisharinga kuri rubanda nyamwinshi. God bless you. See you next time.
ciao ciao.